Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, iyaturinze tukaba tugejeje amagingo turi amahoro, turi bazima. Imana yacu nishimwe. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana yo mu ijuru, kandi namwe Imana yo mu ijuru igibaha umugisha. Reka dutangire dushima Imana mu buryo bw'isengesho, tuyiragiza kuko tugiye kumva iki dushakaho. Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, Mana ikomeye, mu izina rya Yesu. Uyu ni wa munsi mwiza waturemeye, uyu ni wa munsi mwiza wo gukiza indwara, uyu ni wa munsi mwiza ubohora abantu. Iyi ni ya saha y'ibitangaza, saha yo kuva mu byaha, saha yo kongera kuzuka umuntu akaba muzima. Iyi ni ya saha ukoreramo imirimo n'ibitangaza. Tugarutse imbere yawe tugushimira ko waturinze, uri kumwe natwe, turi bazima. Nurwaye uramukiza mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye umunezero wawe, tugushimiye ubuntu bwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero turawusengeye, dusengeye isaha yo guhura n'Imana, isaha yo kugirirwa neza nayo. Turayisengeye kugira ngo mwuka w'Imana aboneke ku bantu bahe gutuza, bahe kumva, bahe guca bugufi imbere yawe. Jambo ryawe risohoze ikirizanye, migambi mibi ya shitani turayikumiriye. Twirukanye imbaraga zitari iz'Imana, twirukanye imbaraga zarwanya imitima y'abantu zikayikiranya mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana utwika ibikinira mu kirere no ku butaka. Amaraso ya Kristo azunguruke, buri umwe wese yumva icyo umushakaho, kandi iri jambo rikiza abarwayi, riruhura abantu barushye. Mana, abari mu mwijima bawuvemo, buri muntu abone umugisha. Urakoze Mana, turakuraritse, tuguhaye ikaze na karibu. Turakuraritse rwose, uzubane natwe, uzusohoza umugambi wawe mwiza kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Abafite inzara n'inyota yo kukubona, reka bahure nawe. Abashobewe, abashomera, abarwaye, abarushye n'abaremerewe, waravuze ngo nibagusangura baruhura. Urakoze rero ko hari icyo ugiye gukora, ko hari icyo ugiye gukora muri uyu mwanya. Hari ikintu ugiye gukora, hari ikintu gishya ugiye gukora kuri uyu mugabo, kuri uyu mugore, kuri uyu mukobwa, kuri uyu musore. Hari neza y'Imana abonye. Urakoze. Bavuze ngo abagutegereje ntibajya bakorwa n'isoni. Urakoze Mana, kunda abagukunda, abagushakana umwete barakubona. Urakoze kubikoze. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Nkuko nababwiye ni Gatera Jose kuturuka muri Philadelphia. Wasuhuza, ndasuhuza inshuti zacu, abakunzi ba Kristo mwese. Imana Data ijye ibagirira neza, Imana ibaha umugisha. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, nimutagusari muzasarura. Kandi abatubwira ko hari icyo Imana yakoze, abaduhamagara, abatubwira bati hari icyo Imana yakoze, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo uyu muntu mukomeze, mwese Data wa twese abaha umugisha. Hari ijambo Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo nagera kwa Farawo ngabwira ngo ndekura Abisirayeli bagende bajye kunkorera. Twahamagariwe gukorera Imana, twahamagariwe gukorera Imana. Nimureke tubane nayo, tuyikorere, izaduhemba. Dukomeze dukizwe, tubane n'Imana. Kubana n'Imana nta gihombo kirimo, ntago wazicuza. Hari abantu mwabanye uricuza, hari ibihe watakaje, hari umuntu wirutse inyuma ubona warahombye, warayobye, ariko iyi nzira warayikurikiye. Nta munsi n'umwe uzicuza ngo uvuge ngo yonza kubimenya. Ntago bishoboka. Abajya Dubai bajya bahomba, abarengaho bakajya n'ahandi barahomba, ariko umuntu uri muri Kristo ntabwo ajya ahomba, ahubwo ava mu bwiza ajya mu bundi. Kwifurije kubana n'Imana. Turi kumwe n'umushumba wacu rero, Pasiteri Serugendo Dismas. Reka abasuhuze anabagezaho ijambo ry'Imana. Karibu. Turabashubuje igitondo kiza. Imana ibaha umugisha. Tongeye kunezerwa cyangwa gushima Imana kuko yatugaruye mbere yanyu iki gitondo, tubashe kuganira kubw'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byacu twebwe abakiranutsi. Ijambo ry'Imana ridukomeza mu rugendo. Ijambo ry'Imana niyo riduha kwizera yo kwizera Imana. Ijambo ry'Imana niyo riduha ibyiringiro byiza yuko musumwe tuzabona ubugingo. Mana idufashe kandi Imana itugirire neza.
Dawidi yaravuze ijambo nziza, aravuga ko nabitse ijambo ryawe ku mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Mbese ijambo ry'Imana ku mitima yacu bidufasha mu buryo tutashobora kuteshuka, mu buryo Satani atashobora kutwinjiriza imyambi ye, kuko muri rugendo tugenda tuhura n'imyambi myinshi y'umwanzi Satani, kandi imigambi ya Satani nukukuca intege, nuko wava mu bushake bw'Imana, nuko wasubira inyuma, nuko wabivamo. Ariko kubivamo sikyo gisubizo bene data. Iyi misi ni misi yacu yo kuba maso, buri muntu akahagarara ku izamu rye, ukakora neza inshingano Imana yakuhamagariye, kuko nyuma y'ibi bihembo birahari. Nyuma y'ibi nyir'umurimo azagaruka kuza kutubaza. Nyuma y'ibi tuzahembwa. Yesu adushoboje. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, riri muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 11 tumanuka hasi. Mutwe w'iryo jambo riratubwira iki? Yesu yemeza ko ari we mwungeri mwiza. Yesu aremeza ko ari we mwungeri mwiza. Mbese birashaka kuvuga iki? Mu bantu bose basenga bizera Imana, bizera Kristo, na wundi mwungeri mwiza atari Yesu Kristo. Eka tusome ijambo mu gitabo cya Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 na 11 twagera kwa 17 gutyo. Ijambo riratubwira iki? Ninje mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragira ibihembo utari umwungeri bwite. Uragira ibihembo ntabwo ari umwungeri bwite, kandi ni intama atarize. Iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari w'ibihembo. Arahunga ndiyite ku ntama. Ninje mwungeri mwiza kandi menya izanjye, izanjye zikamenya, nguko data amenya nanjye ngamumenya, kandi mfira intama zanjye. 16 Mfite zindi ntama zitari izo muri urwo rugo, nazo ngwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. 17 Igituma data ankunda nuko uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Reka tugarukire hano. Twavuze ko ijambo nziza tugiye kuganira yo kutwibutsa ko Yesu ari we mwungeri mwiza. Twebwe abamwizera, twebwe twamagawe, twebwe tumukorera, twebwe tumwizeye, atubwira ko ari we mwungeri mwiza. Na wundi twamugereranya nawe, na wundi twamushyira ku mwanya we. Yesu atufashe. Ibi bihe turimo ni bihe inyigisho zibaye nyinshi, kandi na Yesu yavuze ko mu bihe by'imberuka benshi bazaza bitwaza izina ryanjye. Iyi minsi usanga benshi bayikubita igituza ku by'umurimo w'Imana. Ni njyewe. Atavuga ko ari Yesu we, ni njyewe. Atagaragaza ko Yesu nukora imirimo n'ibitangaza, ni njyewe. Ndabohora, ndakiza, ndirukana. Ariko mbere na mbere tugomba kumenya ko nimba twitwa abakozi b'Imana, nimba twitwa abakristo, agakiza twakahawe na Kristo, kuko ari we wemeye kwitanga agatupfirira ku musaraba.
agakiza nuko turimo kugenda tutakaza agaciro k'agakiza, tusebesha agakiza, tutukisha agakiza. Ariko agakiza nago bakagura amafaranga. Agakiza ariho abantu bapfuye batakabonye. Agakiza ariho abantu bifuza gukizwa ariko byarabananiye. Nimba wowe witwa umukristo, ugomba kuhesha kikristo agaciro. Nimba twitwa abakozi b'Imana, nabyo tugomba kubihesha iki agaciro, tukamenya ko twakahawe n'Imana bikiye ku mwana wayo Yesu Kristo, weme kutwitangira ku musaraba. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Hariho abantu ubona batahesha agaciro agakiza, abantu batishimira agakiza bahawe n'Imana. N'umuhamagaro usanga benshi batakahesha agaciro, batubahisha muhamagaro w'Imana. Ariko hano Yesu atubwira iki? Atwibutsa iki gitondo kiza ko ari we mwungeri mwiza. Nimba uri mu gakiza, nimba ufite inshingano mu murimo w'Imana, ube umenya ko Kristo niwe mwungeri mwiza. Ndukihebe mu gihe cyose usenga Imana, nuko ari ibibazo muri biye turimo. Ariko twebwe abakristo, byiringiro byacu bigomba kuba ku Mana wenyine. Tukizera ko Kristo niwe mwungeri mwiza, uduha amahoro, wadupfiriye ku musaraba, udukiza uburwayi ni Yesu Kristo, utubohora ni Yesu Kristo, utuha mugisha ni Yesu Kristo. Aratwibutsa hano mu magambo Yohana yatwandikiye, ninjye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariho abantu cyangwa se ariho amadini yaje kasanga mundu ashaka kwigereranya na Kristo. Ushaka ko mundu ashaka kwishira mu cyubahiro cya Kristo, ariko ntago byashoboka, kuko imirimo Yesu yakoze na wundi mwana w'umundu wabasha kubikora. Nibyo tukora, tukoreshwa nawe. Nimba usengeye umurwayi agakira, ni kubw'izina rya Yesu. Nimba twirukanya abadayimoni bakagenda, ni kubw'izina rya Yesu. Nimba usengera umuntu akabona ubutabazi, ni kubw'izina rya Yesu. Niyo mpamvu atwemeza Yohana twandikira ati, ninjye mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Twabibonye tumva inguru y'imirimo myiza Yesu yikoreye ku musaraba, cyangwa yatukoreye ku musaraba. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Na wundi wacunguye itorero ni Yesu Kristo. Yemeye kusuzugurwa bene data, yemeye kwiyambura ubwiza bwo mu ijuru, aza mu isi, avuka mu buryo busuzuguritse, akura mu buryo busuzuguritse, aba mu buzima busuzuguritse, kugeza aho yaje kutotezwa. Arasuzugurwa, ambika ikamba ry'amahwa, akurwaho imyenda ye y'agaciro, abambwa ku musaraba, arashinyagurirwa, akubitwa inkota mu rubavu, amazi ye n'amaraso ye irameneka. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ko nta cyaha na kimwe yari afite, yazize ibyaha byacu. Se gereranya iyo mirimo Yesu yakoze. Ninde mwana w'umundu wakwemera kwamburwa agaciro n'icyubahiro, akambika ubusa, akabambwa ku musaraba, agashirwa ikamba ry'amahwa ku mutwe, kugezaho akubitwa inkota mu rubavu, amazi n'amaraso ikameneka? Iyo mirimo yatwigaragarize urukundo rwe, nuko ari ibibazo, nuko ari bigeragezo urimo kuhura nayo. Wokomeze wiringiye Kristo, umenye ko niwe mwungeri mwiza, kandi mwungeri mwiza apfira intama ze. Yarabikoze. N'ibibazo twahura nabyo ku isi, ntabwo twacika indege. Mureke tubyuke, tushake Kristo, tumenye ko ari we mwungeri mwiza, kandi mwungeri mwiza apfira intama ze. Bwana Yesu asifiwe. Wicara ugatekereza ko Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza upfira intama ze.
kandi mu ntama yapfiriye nuko ubabaye, nuko ufite ibibazo, nuko ufite ibigeragezo, nawe uri mu mubare mwabo Yesu yapfiriye. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Turakomeza. Ariko uragira ibihembo, arabaragirira ibihembo. Yesu aravuga uragirira ibihembo atari umwungeri bwite. Uragirira ibihembo atari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize. Arabandu baragirira ibihembo. Yesu agaragaza abaragirira ibihembo ntabwo ari abungeri bwite, kandi intama si zabo. Iyo abonye isega rije asiga iki? Intama agahunga. Arabandu bashaka kuragira izo ntama mu mahoro, mu byiza gusa, ariko mwanya w'ibibazo isega niriza ataha izo ntama. Akora iki? Yesu agereranya wa mwungeri arahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Ariko Yesu atwereka ko ari we mwungeri mwiza, yemeye gupfirira intama ze. Kandi ari rimwe na rimwe tumva ijambo kuri Matayo atanga urugero uburyo yasize 99 ajya gushaka intama imwe yazimiye. Ariko hano hatugaragariza abawungeri baragira ibihembo. Isega niriza basiga izo ntama, isega rikazitatanya. Yesu atufashe kandi atushoboje. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ndiyite kuki? Ku ntama. Kuko umwungeri w'ibihembo abonye isega rije we arahunga, ntago yita ku ntama. Ariko Yesu we niwe mwungeri mwiza wemeye gupfira intama ze. Niyo mpamvu natwe tugomba kwiringira Kristo gusa. Ibi bihe by'imberuka hari abandi benshi bazaza bitirira izina rye, ariko ube maso umenye ko Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza wemera gupfira intama ze. Abandi bashaka kuza biyitirira Kristo baza gukorera iki? Ibihembo. Kandi isega nimba ryaje bata intama barahunga. Isega rikakora iki? Rikazifata rikazitatanya. Kuko ari w'ibihembo arahunga ndiyite ku ntama. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza. Ninjye mwungeri mwiza, arongera arivuga, kandi menya izanjye zikamenya. Nimba turi mu itoro Pentekote tumenye ko Yesu Kristo niwe mwungeri wacu, kandi ni mwungeri mwiza. Aratuzi, adusaba natwe tugomba gukora iki? Kumumenya. Yesu ashimwe. Bibazo birahari, bigeragezo birahari, ariko Kristo niwe mwungeri mwiza, kandi amenya intama ze. Natwe intama tugomba gukora iki? Kumumenya. Mbabazwa n'abantu bitwa abakristo, bitwa abakozi b'Imana, ariko bagenda bacika intege, batazi ko Kristo niwe mwungeri wabo. Koko tugomba kwihanganira mu bibazo byose dufite, tugomba kuhagarara ku munara nguko bikwiriye, tutatukisha izina rya Yesu Kristo, tutiyanduza mu bitagira umumaro, tugakora murimo w'Imana nguko yatwamagariye, kuko ari we mwungeri mwiza. Ari umunsi azaza kutuhanagura amarira, ari umunsi azaza kutuhembera mirimo twakoze, kuko ari we mwungeri mwiza. Amenya intama ze, kandi natwe tugomba gukora iki? Kumumenya. Nguko data amenya, nanje ngamumenya. Urugero Yesu aratanga, nguko Imana imuzi, nawe akamenya Imana ko ari we wamutumye. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Nguko data amenya, nanje ngamumenya, kandi mfira intama zanje. Haleluya. Nasomye aya magambo yanejeje ubuzima bwanjye. Migisha y'Imana irahari, nitukihebe tubona ko turakorera
ari igihe kimwe numvise rimwe na rimwe nkunda kumva abantu bavuga ko sinkorere itorero, ariko nimba ari umurimo mwiza kurusha zindi zose ni ugukorera Imana, kuko indi mirimo yose tukora ku isi bizarangira, ariko bihembo byiza bizaba ku minsi ya nyuma ku bakoreye Imana mirimo myiza. Niyo mpamvu nuko twahura n'ibibazo, bakozi b'Imana mukomere, mumenye ko uwo mukorera niwe mwungeri mwiza, amenya inama ze, kandi inama ze nazo zigomba kumumenya, niwe wapfiriye inama ze. Yesu ashimwe. Gukorera Imana, ariko mureke tutekereze, abasogokuruza bacu bashobora kuba batashe, ariko ntago bagiriwe ikintu kitwa iki ubundu cyangwa amahirwe yo kuhabwa muhamagaro wo gukorera Imana. Nimba wowe uyu munsi ufite inshingano zo gukorera Imana, wagaze gute kuwo murimo? Nimba wowe ufite agakiza, uziko birashoboka ko abatubyaye abasogokuruza bacu bapfuye batahawe agakiza, se mu gakiza kawe uhagaze gute? Uhesha Kristo agaciro? Uhesha murimo w'Imana agaciro? Urihangana mu gihe uhura n'ibibazo? Dore iyi minsi abakozi b'Imana barimo gusezeranya abasore n'abakobwa mu materaniro, mu matorero, bagakora amakwe. Ariko umwanya tukoze ubukwe ari indahiro. Umuntu arahira mbere yo kwambika umugeni impeta, cyangwa mugeni mbere yo kukwambika impeta. Ariko nasanze izo ndahiro kubaka urugo ni ikintu gikomeye, bisabamo kwihangana, bisabamo kwitanga, bisabamo gucisha bugufi, bisabamo kuba munyakuri, bisabamo kwera imbuto nziza, kuko ari indahiro twarahiye. Kandi uravuga ko nta kintu kizadutandukanya teretse urupfu cyangwa kuza kwa Kristo. Se abakristo turacyagaze mu iyo ndahiro ko numva amadivorce zibaye nyinshi, kandi zimwe zigaturuka mu bantu b'abakozi b'Imana cyangwa se abakristo. Ariko indahiro tugomba kwizirikana, kuko twarahiye nta kizadutandukanya mu byago no mu makuba, abyaye atabyaye, akenye adakenye, ikizadutandukanya teretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. No gukorera Imana ari indahiro twarahiye mbere y'umwungeri mwiza, ko tuzakorera Imana kugeza ku gupfa. Ariko kubaka urugo navuze, umuntu ahura n'ibibazo byinshi, bigusabamo kwihangana no kuba maso, bigusabamo gusaba imbaraga z'Imana. Nuko mu gukorera Imana nabyo bidusabamo imbaraga, kwihangana no kuba maso no gusenga, kuko nyuma y'ibi bibazo byose tuhura nabyo tuzahemberwa. Mwungeri mwiza ntabwo azadusiga, mwungeri mwiza ntabwo azadukoje isoni. Yesu ashimwe. Hagarara neza ku murimo wahamagariwe, hagarara neza mu gipimo cyawe cyangwa nshingano ufite. Buriya tureba gusa tukabona ko abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi nibo bazabazwa mirimo y'Imana. Oya, nawe mu Kristo hari ibyo uzabazwa. Nimba abapasiteri bazabazwa nshingano z'intama bahawe, ariko nawe hari ibyo uzabazwa. Ese uhabereye amaso murimo w'Imana? Warinze agakiza Yesu yaguhaye? Ntabwo urimo gutukisha Imana mwibibiye, ntabwo urimo gukoza Imana isoni mwibibiye. Mu gihe mwasezeranye n'umukobwa mu rusengero, mu gihe mwasezeranye n'umuhungu mu rusengero, ukarahira iyo ndahiro ko nta kintu kizabatandukanya teretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo, ariko uyu munsi uremeza ko mukore divorce. Se divorce iremerwa mbere y'Imana? Twibazeho. Reka dukomeze mu murongo ukurikiraho. Nguko data amenya, nanjye ngamumenya. Yesu aravuga mu ngeri mwiza, kandi mfira inama zanje. Nguko Imana imumenya, nawe akamenya data. Ariko twebwe tuzi ko Imana iratuzi, kandi izi n'amazina yacu.
se mu iyi minsi turakunda Imana? Reka mbabaza akabazo. Mu iyi minsi natwe Imana turayimenya? Iyi minsi turemera gupfira umukumbi twahawe na Kristo? Turemera kubabazwa kubw'inshingano twahawe na Kristo? Erega ibi by'isi turimo kwirukangamwo, Bibiliya iratubwira ko maherezo isi izashira. Mamodoka meza ntabwo izatwerekeza, inzu nziza ntabwo izatwerekeza. Ni ibyigiye gitoya turi hano ku isi, ariko umunsi umuntu w'urupfu azadukomangira, nta muntu tuzamwerekeza n'inzu yubatse. Munsi impande izavuga, ibi byose tuzabisiga, ariko ikizatujyana ni imirimo myiza twakoreye Imana, ni kuzirika amabwiriza twahawe n'Imana. Yesu atushoboje. Reka kurira, nuko ubabaye, nuko ufite ibibazo. Yesu Kristo mwungeri mwiza arakuzi, azi n'amazina yawe. Agarara gusa ku rufatiro, umwizere, umenye ko ari we mwungeri mwiza. Yemeye gupfira intama ze. Ntabwo azakureka ukozwe n'isoni, ntabwo azakureka ubabaye. Haleluya. Mani tufashe kandi dushoboje. Murongo kurikiraho, fite izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo ngwiriye kuzizana. Yesu afite izindi ntama zitari zo mu rusengero, nazo arazizi kandi akwiriye gukora iki? Kuzizana. Nazo ngwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye nitukatuka abantu bakira batarakizwa. Yesu arabazi, hari umunsi nabo azabaha agakiza. Kandi zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Nazo zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Niyo mpamvu tugomba gusengera abasubiye nyuma, tugomba gusengera abatarakizwa, tukahagarara ku uyu munara yuko dufite mwungeri mwiza, niwe Yesu Kristo wadupfiriye. Umurongo komeza. Igituma data angunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Igituma data yakunze Yesu nuko yatanze ubugingo bwe ngo abusubirane. Natwe turebe buryo tuhagaze ku murimo w'Imana, buryo twitanga ku murimo w'Imana, buryo tuhagaze ku murimo w'Imana, kugira ngo natwe Imana twishimire idukunde. Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Imigisha y'Imana yo irahari. Ari andi madini igira ibyiringiro, ikavuga ko aya mazu meza yose rimo kubakwa ni zacyo. Arigiye insisha, nuko numva bavuga ati abandi bose nimba bazataha sinzi, ati ariko twebwe insisha tuzabasha kuragwa aya mazu meza. Ako kandu kanyongera iki? Bibagaragariza ko bo bafite ibyiringiro mu ubwo buryo bwabo. Ariko natwe tugomba kugira ubwiringiro kubw'umwungeri mwiza Yesu Kristo wemeye kudupfira ku musaraba. Yesu ashimwe. Rimwe na rimwe twibona ko ibibazo abakristo turimo kuhura nazo ku isi Yesu yaraturetse, Yesu atari kumwe natwe. Oya, burwayi ufite Yesu arabuzi, ubukene ufite Yesu arabuzi, ubushomeri ufite Yesu arabuzi. Agarara gusa ku munara wawe, wereke kwivanga n'ibitagira umumaro, ureke kwiringira ibitagira umumaro, wiringire Kristo wenyine, kuko ari we mwungeri mwiza, amenya intama ze nazo zikamumenya. Yesu ahabwa icyubahiro. Turakomeza. Ndawabunyaga izo ntama ze, ndawabunyaga, ahubwo buntanga kubushaki. Ntawabunyanga
ahubwo buntanga ku bushake bwanjye, mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana ku bushake bwe. ashaka kubutanga ku bushake bwe, ashobora gukora iki? Kubusubirana, kuko iryo ari byo tegeko nategetswe na data, ariyo tegeko Kristo yategetswe na data. Yesu niwe ufite urufunguzo, ashatse yadufungurira, ashatse yaceceka. Yesu yashatse yatuha ubugingo, ashatse yabutwima, kuko ni itegeko yahawe n'Imana, kubera ko ari we mwungeri mwiza. Azi intama ze nazo zikamumenya. Mwungeri mwiza yemera gupfira intama ze. Yesu adushoboje, ariko usanga twebwe tugenda dutakaza byiringiro. Reka murongo ukurikiraho aravuga iki? 19. Abayuda bongera kumupfa kubw'ayo magambo. Abayuda bongera kumupfa kubw'ayo magambo. Ntago bemera ko Yesu Kristo ari we nama mwungeri mwiza. Bamugereranyaga n'umwana wa Maria na Josefu, batizera ko ari umwana w'Imana. Benshi muri bo baravuga bati afite dayimoni, kandi yasaze. Muramumvira iki? Abayuda bamwanga kubw'amagambo yavaga mu kanwa ke. Baravuga ko benshi bavuga ko afite mudayimoni kandi yarasaze. Muramumvira iki? Yesu adufashe kandi atugire neza. Mahirwe yageze ku Bayuda, ariko bo ntago bamwizera. Bamugereranya nk'umuntu wasaze kandi afite abadayimoni. Se muramumvira iki? Iyi misa abantu b'Imana barimo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko usanga abantu benshi batashaka kwemera ubutumwa bwiza bwa Kristo. Babona ko abakijijwe nabo barasaze, bafite abadayimoni. Murabumvira iki? Ariko twicare ku isi tumenye ko Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza. Ibyisi byose bizashira, ikizasigara n'ubugingo buhoraho. Se ucaye utekereza ko umunsi umwe Yesu nagaruka kujyana itorero, natwe tuzagenda, natwe tuzabona ubugingo? Iyi misi ndasanga abantu benshi b'Imana turangana, amatorero irangana. Ati bariya nabinzaduka, bariya ntago bizera, bariya ntago bakiranuka. Ariko tumeze nk'abantu turi mu marushanwa. Mureba amarushanwa y'igari ku muhanda, buryo abakini baba ku kibuga. Ntago wakwemeza abazatwara igikombe match itararangira. Natwe hano matorero turi mu marushanwa, ariko Yesu aratubwira ko ninjye mwungeri mwiza. Muramumvira iki? Ko yafite abadayimoni, ko yarasaze. Ariko bamwe baravuga iki? Murongo wa nyuma, abandi bati oya, ayo magambo si yutewe n'abadayimoni. Mbese abadayimoni yabasha kuhumura impumyi? Mwumva amagambo mu Bayuda buryo bashatse kwica abantu mitima, kwangiza abantu, bonyine basubiza aya magambo. Abandi bati oya, amagambo si yutewe n'abadayimoni. Nuko abantu bavuga abantu b'Imana bose barasaze, ariko magambo y'umusazi n'umuntu w'Imana ntago wayigereranya. Mbese badayimoni, mbese dayimoni abasha kuhumura impumyi? Mu Bayuda bonyine bamwe babereka gutyo. Aya magambo so y'umuntu utewe n'abadayimoni, kandi abadayimoni babasha kuhumura impumyi
mubona abakozi b'Imana mukore murimo w'Imana, muhagarare ku rufatiro, mwihangane bibazo muhura nabyo. Na Yesu nawe yahuye n'ibibazo, bamugereranye n'umuntu usaze, bamugereranye n'umuntu utewe n'abadayimoni, ariko abandi baravuga ko aya magambo si amagambo y'umuntu utewe n'abadayimoni. Se dayimoni abasha kuhumura impumyi. Haleluya. Mu ngeri mwiza waje muri bo, ababohora, ababwira ijambo ryo gukiranuka, abasengera, impumyi zikahumuka, abarwayi bagakira, ibirema bikahaguruka, ababo bari baboshwe Yesu yarababohoye. Ariko bamugereranya nande? N'umudayimoni, bamugereranya nande? N'umuntu wasaze. Ariko twebwe mureke tuhagarare neza ku rufatiro. Ibi bihe arimwo benshi bazaza bitwaza zina rya Kristo. Ibi bihe abantu benshi bazava mu kuri. Ibi bihe benshi bazigisha inyigisho zitandukanye nizo Kristo yatwigishije. Ariko mu Kristo mugenzi wanje, mukozi w'Imana, agarara ku rufatiro rwawe, soma Bibiliya, kiranukira Imana, kuko maherezo y'isi izashira, ariko kizasigara n'ubwami bw'Imana. Se Yesu nagaruka kutujyana, utekereza, uhagarara, uvuga ko nanjye nzagenda. Yewe mu Kristo mugenzi wanje, urimo kwicara ukareba, uvuga ko Yesu naza, kuko tutazi umunsi n'isaha, ariko bimenyetso Yesu yavuze turabibona. Mu ngeri mwiza azagaruka kuza kujyana intama ze. Yarasize atubwira, abwivuga ijambo, avuga ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana kwa data. Nimba atariho mazu meza, sinagombaga kubabwira ko nzagaruka kubajyana. Tufite ibyiringiro itoro Pentekote ko Yesu azagaruka kutujyana. Aho wahagaze, wizeye ko Yesu naza, nawe uzagenda cyangwa se tuzasigara. Ariko bizaba akahinda ku bantu basogongeye ubutumwa bwiza, ku bantu bagerageje gukorera Imana. Yesu naza bazasigara, bizatubera ikibazo. Aho uri, nimba uri mu iki gihugu, tunganya buzima bwawe. Nimba uri hanze y'iki gihugu, tunganya buzima bwawe. Bimenyetso mu ngeri mwiza yatubwiye azaza. Ibyo tubyizere, nuko arabandi bavuga ko ntawo, ariko Yesu azaza. Kuko njyewe kubwanje nizeye amagambo yose Yesu yavuze, magambo ye yose ni ukuri, n'ibimenyetso yatusezeranije, bimenyetso turimo turabibona. Niyo mpamvu turasabye, cyangwa inama nziza tubagirira, mureke tugarukire Mwami Yesu Kristo. Wowe utarakizwa, emera Yesu Kristo kuko ari we n'umwungeri mwiza. Wowe wavuye mu bushake bw'Imana, garuka. Nta mahoro munyabyaha. Gukorera Imana ari mu nyungu nyinshi. Gukorera Imana ni umurimo mwiza. Gukorera Imana tuyumvamo fiere yo kwitwa abakozi b'Imana, mu gihe natwe tugenda nk'uko Imana ishaka. Numva tuhagarukiraho. Urwaye kwa muganga, menya ko Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza. Ufite ibibazo bikuremereye utasinzira, menya ko Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza. Uri mu nzu y'imbohe, menya ko Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza. Ibibazo byose dufite, tumwizeye ko mwungeri mwiza amenya inama ze kandi apfirira inama ze. Murakoze kudutega amatwi. Numva tuhagarukira hano. Imana ibahe umugisha, idushoboje twese munsi azaza kujyana itorero mwungeri mwiza, aza dusange twiteguye. Imana ibane namwe kandi izabahe ubugingo buhoraho. Murakoze. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Nta wundi mwungeri mwiza, ni Kristo. Ni Kristo, ni Yesu Kristo w'i Nazareti, niwe mwungeri mwiza. Ngo mwungeri mwiza ngo apfira intama ze. Imana yo mu ijuru ishimwe ko yaduhaye umwungeri mwiza, ishimwe ko yatugiriye neza, ikaduha umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Imana imuhe umugisha. Ese ukeneye ko Yesu akubera umwungeri? Ukeneye ko Yesu akubera umwungeri? Urumva nawe ushaka kuba mu ntama ze, ko ari umwungeri mwiza, ko ari umwungeri utazimiza, ko ari umwungeri umenya icumbagira, akamenya irwaye, akamenya ifite ikibazo, akamenya ibabaye, akamenya iri kwa muganga iryamye, akamenya ishonje, akamenya iri mu bushomeri, akamenya iri mu kazitiro nta muntu yitayeho.
uyu mwungeri amenya intama iyo ariyo uko yabimeze kose, ubuzima yabihagazemo. Uyu mwungeri ntabwo ijisho rye rireba kure. Urashaka kuba nawe ku murwuri rwe, urashaka nawe gukizwa, urashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ndagira ngo ugirirwe aya mahirwe. Yaguha byose, yakugirira neza mu byo ukeneye. Uyu mwungeri mwiza, muririmbyi w'ijana na 20 avuga ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu uvugira ngo ni umukuru w'abatambyi, ni umukuru w'abatambyi, niwe muyobozi w'abashumba, niwe muyobozi w'abatuyobora, niwe muyobozi w'abashumba baduhaye, niwe muyobozi, niwe revera wabo. Rero reka wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, akubera umwungeri, nawe akuyobore muri iki gihe, uyoborwe nawe mu bujyanama ukeneye. Uyu mwungeri akugira inama, akwereka urwuri urishirizamo, akwereka aho unywera, akwereka uko witwara. Nyemerera wumvire ijambo ry'Imana kandi ngiye kubasengera. Hari abantu bakeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Nta handi uzabonera amahoro, nta handi uzatabarirwa, nta handi uzaruhukira uretse muri Kristo Yesu. Nyemerera, ukeneye ubutabazi, ukeneye kuva mu kibazo, ukeneye kuba muzima, ukeneye igikundiro, ukeneye amahirwe wabuze, egera Kristo ube mu rwuri rwe. Mwami wanjye, Mana yacu, iri ni ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima kugira ngo ntacumura ku Uwiteka. Hari abakeneye kuba mu rwuri rwawe, hari abakeneye kubaragira, hari abakeneye kubayobora. Mana, uyu uzamuye ikiganza, warurushye, wari warabivuyemo, warunaniwe, mwakire nk'umwami n'umukiza, mugirire neza, mwiyereke mu izina rya Yesu. Igaragariza uyu muntu ukeneye kukubona, uyu muntu urushye, uyu muntu uremerewe, reka umwakire, umushyire mu rwuri rwawe. Dusengeye abarwayi bari kwa muganga, bari mu nzira hirya no hino, bagirire neza, biyereke, bacira inzira, igaragaze nk'Imana mu izina rya Yesu. Pardon. Rero Mana yacu, turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo uyu mwanya ukore imirimo n'ibitangaza. Abarwayi bakire, abashonje baruhuke, abarushye n'abaremerewe bose bahure nawe. Urakoze, uri umunyembabazi. Dusengeye itorero, dusengeye itorero, dusengeye itorero, dusengeye abera bose, dusengeye umurimo wawe mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu mu izina rya Yesu. Dusengeye abakwiringiye n'abaguhanze amaso. Mana, ubagirire neza, reka neza yawe yongere imanuke, reka ubuntu bwawe bwongere bukore, reka abagukeneye bakubone. Urakoze Mana kubwira ijambo, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ihabwe icyubahiro. Reka tuze kubafasha mu buryo burambuye, ariko nyemerera nawe uyoborwe n'uyu mwungeri. Nyemerera ubane n'uyu mwungeri, abari ukuyobora, abari ukubera umujyanama mu rugo rwawe, mu buzima bwawe. Umwizere, umuhanga amaso, ntabwo ajya asiga abamwiringiye. Reka tubahe telefone kugira tuze kubafasha mu buryo burambuye. Twanagusengera, ndabizi ko munyamuduhamagara ugasanga turi kuyivugiraho, ugasanga se iri biza ariko urayibika. Arabo tuvugana n'uyu munsi tukaba tukigaruka tukivugana nawe. Ni 0785589844, 0785589844, na 0772743493 0772743493. Reka mushumba nabahe telefone tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0724397754. Philadelphia, Imana iratsinda.